ubusizi ntabwo nabutangiye kera. Ndabyibuka icyo gihe ni mu mwaka wa 2022 ahari. Ariko buri ukoze nk'ubushakashatsi wasanga nko mu gisekuru cyanyu cya kera hari nk'abantu bajya gutarama ibwami, ari nk'abasizi b'umwami. Sohora nkaba nabikora nkanakora ibyo bisigo. Akunze kuvuka mu muryango ufite inenge y'ubukene, avuka mu bana 14, ntigeze yiga ngo arangize ya métier ntarenga wa 4. Ntumve mvuga ngo mva yisumbika tuvugirize impundu. Nanjye nari ntangiye kujya mu mwuka rwose. Wow, ufite ijwi ryiza. Mboza amataje matera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikiranye Lioness All Talent cyangwa se Lata. Turongeye turaje kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twegera impano zigiye zitandukanye kugira ngo tubashe kuzishyira ku itara, tubashe kuzishyira ahagaragara, zizamuke ndetse zibone nuko zishyigikirwa. Uyu munsi rero tuzanye n'umunyempano zigiye zitandukanye, agiye gutangira twibwira ndetse atubwire no kubijyanye n'impano ze. Tuguhaye ikaze kuri Lioness All Talent. Murakoze cyane. Amazina ninde uratangira twibwira? Amazina ni Umukunzi Aime. Umukunzi Aime. Yes. Uri umukunzi cyane, mfite urukundo. Uri umukunzi w'abantu bangahe? Abantu nyine muri rusange urumva ndi umukunzi, abantu bose muri make ndabakunda. Yes. Kandi ijambo umukunzi ntago rigiraho rigarukira. Ababyeyi bawe bakwise neza no kuri uzajye ubashimira nibe bahari rwose baryemera kubi. Yego yego. None turakwakiriye kuri iyi channel yacu ya Lioness All Talent kugira ngo tuganire ku bijyanye n'impano zawe, kuko twabonye hari impano zimwe na zimwe turavuga tutireka tuzaze tukwegere uzitubwireho muri rusange. Ubundi impano zawe ni izihe, wazisobanurira abantu gute? Okay. Impano ya mbere abantu banziho kubera ko ariyo mbasha gushyira ahagaragara ni impano yo gusiga. Impano yo gusiga. Ko muri make ya mbere ndi umusizi. Yes. Nagira n'indi ya kabiri nshobora kuririmba gospel, nkaba nanaririmba kuri gakondo n'izo ngizo. Wow, ni byiza cyane. Twe twabonye ufite ibisigo byiza kandi birimo message ishobora kugira icyo ikora ku bantu cyangwa se ishobora gukora ku mutima w'abantu. None ibintu bijyanye n'ubusizi wabitangiye ryari? Ubusizi ntabwo nabutangiye kera. Ndabyibuka icyo gihe ni mu mwaka wa 2022 ahari. Hari ahantu narindi nyine n'umushinga nabagamo, icyo gihe twari tugiye gukora competition zahera mu kagari gafata umurenge kagera no mu karere. Yego. Hanyuma baza kunsaba ko nandika igisigo, ndavuga nti reka ibyo birisi mbikora. Hanyuma ndavuga ariko nshobora kuba nakandika indirimbo ya traditionnel akaba rero tuzakoresha ku babyinnyi. Nyuma byararangiye za kwicara arakano nari ndi gukora nyine mbona mpuze ndandika muri telefone utugambo tugiye dusa soje ndadusoma numva twavamo igisigo. Mereza umuntu tubana nabwira uri kubona kuntu nanditse igisigo, ati se wakomereje ko mbona ari sawa. Yego. Nangira gutyo, nangira nsiga mu rusengero kuko nabaga muri korali icyo gihe. Nyine ntangira nsiga mu rusengero kugeza ubwo niyumvisemo ko hari umuntu wagira inama yuko na create channel yanjye nkajya nshyiraho ibyo bisigo nyine abantu bakajya babireba ko wenda hari igihe byazazamuka bikagera kure. Ni byiza cyane. None se buriya mu rusengero naho hashobora gukoreshwamo ibisigo? Njyewe nasengeraga cyane ko ibisigo natambutsaga byabaga ari nk'iby'ijambo ry'Imana, reka mvuge gutyo, kuko ubundi ni ibisigo mvuga byerekeranye no kuba wavuga ubuzima bwa Gikristo cyangwa se kuzana umuntu mu buzima bwa Gikristo. Yego. Ubwo rero ndi kumva nta cyari gutuma batemera ibisigo mu rusengero. None ubwo wabikoreshaga gute? Ubundi mu rusengero tuzi ko hakoreshwamo kuvuga ijambo ry'Imana, hagakurikiraho nk'ibyo kuririmba. Ubwo baguhaga nk'umwanya igihe nk'abaririmbyi bagiye gukora nawe ugakoreshamo cya gisigo cyawe? Ubundi nabikoze inshuro ebyiri mu rusengero. Nabanje hari hagiye kuba igiterane, icyo gihe nza kubwira umwe mu bantu bo muri korali nabwira nifite igisigo ni kandi ni cyiza, ni mwamaye umwanya nkazajya performinga muri kira giterane. Banza bako nabikorera muri korali, ni performing imbere yabo, bumva gifite amagambo meza, barambwira nta kibazo. Icyo gihe biranga ndavuga ngiye no kubireka, ariko numva nanone ngize imbaraga zo kongera
kubisubiramo. yego Nabikoze mu kwa 12 2023 nabwo nza gushirika ubwo noneho nshaka kubivuga ni njyenyine. Icyo gihe twagiraga amateraniro abiri, nshaka kubikora noneho ndi njyenyine kari mu materaniro yose. yego Hanyuma baza kumpa umwanya nabwo ntambutse icyo gisigo. Byari byiza byari byiza. Byari byiza. Oya birumvikana nta kuntu utabyiza ni nagashya wari uzanye by the way. Ahubwo nushaka iyo ubasaba ukajya ukomeza ukajya ugira umwanya wo gucishamo kira gisigo cyawe kuko ni ubutumwa n'ubundi buri gutambutsa kandi ubutumwa bwiza buba bukenewe kugira ngo butambutswe. Rero iyo butambukije mu gisigo hari ukuntu abantu babyumva cyane nk'uko abantu bumva cyane ubutumwa buri mu ndirimbo. Rero mu gisigo ntekeza ko abantu bakumva ubutumwa bwiza cyane kandi bakabwumva neza. Uretse ibyo gusiga wumva nk'iyo mpano y'ubusizi nyine waba warayikuye nko ku babyeyi bawe cyangwa hari umuntu mukuru nko mu muryango uzi wabaye nk'umusizi? Wapipe ibintu nkora by'impano nabyisanzeho ni njyenyine na wundi muntu wo mu muryango kuko na papa wanjye mbaza se ibi bintu wabikuye ko nta muntu nzi mu muryango wacu wigize ko ari ibi bintu nyine nisanze ari njye Imana yabihaye mu muryango ntaho navuga wigeze kubikora. Kuraje cyane rwose ndumva ni byiza ariko buri ukoze nk'ubushakashatsi wasanga nko mu gisekuru cyanyu cya kera hari nk'abantu bajya gutarama ibwami ari nk'abasizi b'umwami ntago ahubwo uzabwire nk'umubyeyi wawe akubarize cyangwa gukorera ubushakashatsi. Bambwiye ko ntawe. Okay, watubwiye ko uririmba n'indirimbo za gospel cyangwa se zihimbaza Imana ndetse n'iza gakondo. Byo hari nk'ahantu wigeze ubikora uretse muri korari wenda nk'izo za gakondo hari nk'ahandi wigeze kuziririmba gakondo nyine urumva ibintu by'Imana zanjye naga ari ibintu reka mvuge ko nakunda kubihereza umwanya ngo mbyinjiremo cyane. Gusa nka kuriya nk'umuntu wanjye yakoze ubukwe nkajya kuba nasohora nk'umugeni cyangwa se nk'undi muntu yasabye service yuko naza kumusohora nkaba nabikora nkanakora ibyo bisigo nuko nguko. Gospel nta hantu mfite handi nkunda kuzikoresha kiretse muri korari cyangwa kuba nakandikira nka korari nyine akaririmbo. None se ko ari impano nziza kandi abantu bakunda kuki utabishyiramo imbaraga kugira ngo bibe byaguteza n'imbere kuko impano ishobora guteza umuntu imbere kuki wowe utabishyiramo imbaraga? Impamvu nabishyiramo imbaraga no ku bushobozi bwo gusapotinga izo mpano butaraboneka. Akenshi ngewe nyine iyo ndi kubona ikintu ntarakibonera ubushobozi bwo guhita nkizamura nirinda kubyinjiramo cyane kuko nshobora kuzajya ntekereza semana kuki byanze kuki bimeze gutya nkahitamo kubigendesha gahoro kugira ngo numve ntuje muri ngewe. Ariko ubushobozi bwo guhita mbikora bibonetse ntago nabyanga kuko ndabikunda. Uzabikore rwose kandi ubushobozi buzaboneka hamwe n'igihe nuko abantu bagenda bakubona nawe ubwawe ushobora kuvuga uti ubwo mbonye ubushobozi reka ngene nkore kuri za mpano zanjye nkora igisigo mbigenze gute. Tutarajya kure turagira ngo ugire nk'akantu utubwiraho ku gisigo cyawe wenda waba wumva wibuka utubwireho nk'akantu gato twumve nyine injyana ukuntu ibimeze iyo uri kuvuga igisigo cyawe. Hari igisigo mfite kuri YouTube yego nise Foraninde. Yes ndumva aricyo nababwiraho. Yego ni umuvugizi w'umuvumbuzi wavumbuye ibivuka n'ibivubuka mu kirere mu butaka no mu mwuka umukunzi none nkundira dukine nkubaze maze nawe unsubize ubwo uri butsinda azagororerwa ikimasa cy'umushishe n'inyana y'ubugonda ajya ikamo. Foraninde akunze kuvuka mu muryango ufite inenge y'ubukene avuka mu bana 14 ntigeze yiga ngo arangize ametirize ntarenga uwa 4 ntumve mvuga ngo wumva yisumbuye kuko tumufata nk'uwaminuje gusa akabone naho yaba yarayasoje bitewe n'uwari ufatwa nk'utajijutse cyangwa utarigeze ubwenge na busa. Foraninde mperutse kumubona agiye Nyabusa disi nta kabage ibyo twari ni muri envelope sashe cyangwa isakoshi y'igitenge ubwo yabona byanze agakora mugondo agafata akagare kamugezi yagiye agakomaga gakingurirwa kinjira akihagera ku kanya hindurirwa amazina Tantine Kadogo n'ayandi nkayo umubonye ku kanya si ngombwa ngo nitwa oya akibona hari nuko asubwa ahita amenya uko amwita aho kuraraho muzi bibayo igodora yashaje n'agashuka kamwe ntagira kandi ngo byibuza ahindure akamesi uyu munsi agasubire ubwo niba gashaje asasa agatenge ke ajya gakarabiramo n'akararemo reka ngarukira aho ngaho murakaze.
Hana wembega amagambo Murakoze meza. n'ukuri. Bisaba kugira ngo umuntu atege amatwi yumve ibintu birimo n'injyana nziza ni byiza cyane. Watubwiye ko icyo gisigo cyawe kiri kuri YouTube channel. Yes. Ese YouTube channel yawe yitwa gute kugira ngo abantu babe bagisangaho cyose noneho bishirira amatsiko? YouTube channel yanjye n'undi namazina yanjye Umukunzi Aime. Umukunzi Aime. Yes, Aime ukaryandika mu Gifaransa ni A I M. Okay. Umukunzi byo ni bisanzwe barakoma. Okay. Bagende bumva icyo gisigo hariho nibindi byinshi kandi ni byiza kumva amagambo yabyo ni byiza cyane. Tutaranajya kure cyane nk'indirimbo bijyanye no kuririmba nk'indirimbo ya gospel wibuka aho waba waranditse wenda mwanaririmbanye na korali. Oya kuba kuyo narimbanye na korali ntabwo nemerewe kubikoresha hano. Kuko icyo gihe yararangije kwitwa korali nta gikiri yanjye. Yes. Ufite nk'izawe wo ku giti cyawe? Izanjye ndazifite ariko urabona ntabwo nari nazirepese. Oya nta kibazo waturimbiraho niyo kabaga chorus cyangwa agatero kamwe kaba kahagije nta kibazo. Ubwo ndirimba agatero kamwe nta kibazo kuko tutaguteguje tuti urepete waririmba. Gusa abantu bazakurikira iki kiganiro bazihangane, naje gukora ikiganiro ufite uburwayi banyihangane, ndi gukuba amaso ufite ikibazo cy'ubumekero bazihangane. Bizashira ikirere. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu, tujye mu maso ye dushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo, kuko Uwiteka ari Imana ikomeye asumba ibigirwamana byose. Mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga, mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, mumwamamaze mu mahanga, muto Uwiteka ari ku ngoma, mumwamamaze mu mahanga, muto Uwiteka ari ku ngoma. Amen. Nanjye nari ntangiye kujya mu mwuka rwose. Wow. Ufite ijwi ryiza. Murakoze cyane. Ntabwo nari mbizi. Ijwi ryiza. Ahubwo ubitse utuntu twinshi. Wibitsemo impano nyinshi kandi nziza. Bega ijwi rirahogoza, ni ijwi nyine ryiza. Hari igice bajya bageramo mu rusengero bakavuga ngo nukuramya cyangwa no guhimbaza cyangwa biba biri kumwe. Biterwa n'uwayoboye ayo materaniro. Ngewe ku bwanjye ho nsengera biterwa n'uwayoboye amateraniro. Ashobora kubaterera cyangwa se akavuga ati runaka nahaguruka dutere indirimbo yo kuramya cyangwa se dutere indirimbo yo guhimbaza. Indirimbo zo kuramya no guhimbaza nyine injyana ziba zitandukanye. Iyo uri kuramya ni nk'iyi ngiyi uturirimbiye nk'iyi njyana. Iri mu njyana izo guhimbaza kenshi zikunze gukorera ngo uzikore n'abana we z'igisirimbo. Yes. Rwose iyo ndirimbo yawe yo kuramya ni nziza cyane. Uzagerageze ubushobozi nibuboneka n'abadukurikiranye, hari nk'ushobora kuvuga ati reka nkufashe iyi ndirimbo uzayikore, byaba ari byiza cyane. None se tugiye no muri gakondo, wagira akantu turirimbiraho nka twa tundi ukoresha iyo ugiye nko gusohora nk'umugeni? Nta kibazo. Nako katwumvisheho gakeya. Okay. Nyamboza amataje matera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe, mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Ye nimumumburize, ye nimumumburize babyeyi, ye nimumumburize bakobwa.
wow arahogoje. None se kuki utajya ukora aka kazi ko gusohora abageni kandi ko nzi ko haba harimo amafaranga menshi n'abantu bakenerwa basohora abageni cyane? ntabwo nkunze kuba ndahagaragara ku buryo abantu babimenya ari benshi, ariko ubwo iyo ngize nk'amahirwe, reka mbyita amahirwe, hagakora ubukwe nk'umuntu tuziranye, niwe ukorera gusa. None se ubu nk'umuntu aguhamagaye ati ndifuza ko wazaza kumfasha gusohora umugeni, wabikora? cyane rwose, twakumvikana ibyo nsabwa n'ibyo asabwa, ako kantu rero niko dushaka. Ahubwo niba bitakubangamiye uraza ubwo uraduha contact cyangwa wazivuga kugira ngo abantu nibakenera umuntu basohorera umugeni babe baguhamagara. Okay, bashobora kunshaka kuri nimero ya 0790 766 146. Yes, abantu benshi bajya bakenera abantu basohora umugeni kuko ndabizi nanjye njya mbikoramo rimwe na rimwe. Hari igihe njya nko gukora ugasanga barambwiye bati ese wadushakiye nk'umukobwa ushobora gusohora umugeni, ntugakubita hirya kuko baba bafite akazi akenshi. Iyo ari nk'ibintu bitateguwe mbere ugasanga ushobora no kumubura. Rero abantu bakeneye umuntu wasohora umugeni rwose mugane umukunzi Aime. Murumva ko ijwi rwose nta kindi kintu harenzaho, cyane ko we afite n'umwihariko mu gusohora umugeni. Ashobora gukoresha na bya bisigo bye, ashobora gukoresha indirimbo ziramya Imana, ashobora gukoresha indirimbo za gakondo. Urumva ko abishoboye. Nagira ngo dukomeze twiganirire nk'izi mpano zawe uko wumva uzifite. Hari abandi baba bagenda bazifite cyane cyane nk'abana b'abakobwa kuko twebwe twitwa Lioness, bivuze intarekazi. Twifuza ko cyane cyane impano z'abana b'abakobwa cyangwa se n'abakuze zazamuka cyane kuko abakobwa ni kenshi biheza, ni kenshi bitinya, ugasanga banze kwinjira mu mpano zabo ngo bazikoreshe. Wowe ni nk'iki nubwo utaragira aho ugera ngo ubishyire ahagaragara, ni iki wabwira abandi bameze nkawe bafite impano zitandukanye nk'izi zawe? Ikintu nzi ku muntu ugifite impano akiri hasi, akiri gushaka uburyo azazamura izo mpano ziwe, acibwa intege pe. Ikintu nabwira abo bakobwa n'abagore bafite izo mpano ni ukudacika intege, bakamenya ngo ngenda ndashaka iki. Nk'ubu nkagiye muye n'umuntu akambwira ati shati wowe rwose uba uri kubeshya, aho ndavuga ni kandi ari byo nshaka nyine, nkahita mwereka kuko ukomeze ntacyo bintwaye. Nawe agomba kuba azi purpose afite, ahantu ashaka kugera, aho ariho nyine akaba ariho hamutera imbaraga, ntiyite kuvuga ngo runaka yambwiye gutya, kandi yanabona umushimye ntabigendereho cyane kuko biriya nabyo bitera umuntu kwirara. Mu gihe uhuye n'ugushimye ukavuga otoya ntabwo ari cyane, nyine ndagerageza. Wahura n'ukugaya ukavuga ati ndashoboye, bigenda biguha imbaraga zo gukomeza hahandi ushaka. Yego. Abakobwa rero murumva inama umugenzi wacu atugiriye yo kudacika intege. Babandi bakubwira ati ibi bintu bireke bivemo, ubima amatwi kuko uzi icyo ushaka. Hari uwo twaganiriye mu minsi ishize aravuga ati iyo uhejeje impano hasi, sinzi niba uzi Bibiliya, ngo burya kudakoresha impano Imana yaguhaye nabyo ngo ni icyaha uzabibazwa. Abantu rero niba uzi ko ufite iyo mpano kandi ubona ari impano yagirira abantu akamaro, niba ari impano nawe yakugirira akamaro, wipfundikira ngo uyiheze hasi. Focusinga cyangwa se reba cyane aho ushaka kugera no gukoresha iyo mpano yawe kugira ngo Imana itazakubaza ya mpano yaguhaye icyo wayimajije. Ntago turi butinde cyane, turagira ngo dusoza ugire nk'ikintu noneho ubwira abantu baca intege ku bantu bafite impano nk'abo ngabo wari urimo utubwira. Gira ikintu watubwirira kugira ngo nabo bagire icyo bumva. Nanjye nshobora kuba ndi umwe mu bantu bajya baca intege abandi ariko nagamije ko mbaca intege ngo bahere hasi, ahubwo kubaca intege kwanjye nagiye mbibona nk'umuntu akareba igisigo cya Nyagatanya cyakambwira ati wambabari ukareba kuri channel yanjye ukambwira ikintu nagabanya cyangwa icyo nakwongera ukambwira n'amakosa arimo ngahindura. Rero nareba ko nanjye ibintu nkora nyine ni ukubikora gutyo biraho, ntabwo ari uko nagiye mu ishuri ngo narabyize, ni ukubikora gutyo gusa nyine.
nkumva mbuze inama ndi bumugira ariko bitewe n'ibyo nanjye nkora cyangwa se ibyo ndebera ku bandi tubona baba barazamutse nkabanza gucishamo akantu ko kumuca intege ibi ntibimeze gutya ibi ntibimeze gutya nshobora kumubwira bwa mbere akavuga ati noneho umenya nani impano ngira ariko after nkaza kumubwira noneho komeza ibi n'ibi ya ikintu nabwira abantu rero badukurikiye nuko nibabona umuntu ufite impano nukamuca intege mubwira amakosa ari muri iyo mpano ye nimba ruhugurwa ahuguke avuge ngo iki kintu kuko ni kibi reka nkomeze iki ngiki nicyo cyiza nyine babahugure ariko batabaciye intege kabone naho byananirana ariko ukaba utarabigizemo uruhare we akananirwa ku giti cye ariko we muntu ukaba utarabigizemo uruhare ngo ananirwe yego yes arakoze cyane atubwiye ibintu byiza burya guca umuntu intege burundu ntago ari byiza kwa kuno umuntu ni aje ari gukora ibintu uramubwiye uti have sigaho ibyo bintu ntago ari ibyawe ariko byo utananyuze muri ibyo bintu utahuye n'abo bantu ntago wakomera ntago wamenya icyo ushaka cyanyacyo ariko iyo ubirenze ugatera intambwe bya bindi ukabirenga byo bica ntege n'iki nibwo ugerayo kuko ukomeye rero mwa bantu mwe muca intege abandi ntago ari byiza guca umuntu intege nubwo namwe muba mukenewe kugira ngo umuntu akomere ariko ntago ari byiza atubwiye ikintu cyiza cy'uko wakosora umuntu wituma umuntu yirara ko yagezeyo cyangwa se abizi umwereka amakosa ariko umubwira uti komeza ibi ngibi bizagenda neza ni nabyo bifasha umuntu kwiyubaka kumenya hakosora agakomeza ariko iyo umuciye intege burundu utisigaho ntumubwire n'amakosa ari gukora wenda ngo akomeze birangira hari abo birangira benshi babiretse burundu turagushimiye rero ku mwanya wawe waduhaye turizera ko banza utubwire nk'ahantu ibisigo byawe ubicisha cyangwa se n'ibindi uzakomeza gukora aho uzajya ubicisha platforms zose platforms zose se nkoresha nkeya nkoresha nka TikTok iyo nasohoye igisigo no kuri TikTok ngishyiraho nko nitwa Aime Singer and Poet. Aime Singer and Poet. Okay. Aho ni kuri TikTok. Instagram yo ntago nkunda kuyikoresha gusa ubwo naho wanyenerayo naho nitwa Aime Singer and Poet. Kuri YouTube niho byose biba biri. Yego. Iby'ingenzi niho mbishyira uwashaka kubyumva byose kumva message yose iri muri ibyo bisigo ya insanga n'ubundi kuri ya YouTube channel yitwa Umukunzi Aime. Arakoze cyane Umukunzi Aime turizera ko agiye kugira imbaraga ndetse azabona na support zishoboka zose kugira ngo akomeze kutugezaho ibisigo ndetse akomeze no kutugezaho ibihangano bye uko yifuza ndetse bikazanagera kure cyane hashoboka turagushimiye cyane rero twebwe turi Lioness All Talent tugenda tugera ku mpano zose zitandukanye abakinnyi abateka mbese impano iyo ari yose dushaka kugira ngo tujye tuyigeraho aho itabasha kugera ku itara tuyishyire ku itara ndetse impano natwe tugira umusanzu dutanga kugira ngo impano z'abana b'Abanyarwanda zizamuke turizera ko n'ubutaha dukenera ko tuganira uzaduha umwanya ndahari nta kibazo yes urakoze cyane rero kuduha umwanya wawe Imana ikomeze guha umugisha yego namwe bye